Ese waruzi ko umutima wawe utera inshuro zirenga 100,000 ku munsi utaruhuka? Yego, umutima utera inshuro 100,000 ku munsi utaruhuka. Umutima ni moteri y'umubiri. Iyo umutima udakora neza, ubuzima nabwo burahagarara cyangwa se bushobora no guhagarara. Haba ibintu byinshi umutima ukora. So ngiye kukuganiriza rero ku mimaro, ubwo ni nk'imimaro 10 y'umutima, kuko akenshi turabwira tuti mwirinde uburwayi bw'umutima, mwirinde ibi, ariko hari igihe tubibabwira wenda bamwe namwe mutazi n'akamaro k'urugingo runaka turi kubabwira ngo mwirinde ko rwarwara. So ngiye kuganiriza ku mimaro 10 y'umutima, kandi urasanga nyuma na nyuma urasanga ukwiye kurindwa koko. Akamaro ka mbere umutima rero ni ugupompa amaraso mu mubiri wose, kugira ngo nyine amaraso abashe kugera mu ngingo zose. Umutima ni mushinzwa ku kazi ko gupompa amaraso kugira ngo amaraso akwire umubiri wose, mu mitsi yose, mu ngingo zose z'umubiri. Ako kazi gashinzwe n'umutima. Akamaro ka kabiri rero k'umutima ni ugutanga umwuka wa oxygene n'intungamubiri ku turemangingo tw'umubiri binyuze mu maraso. Amaraso abamo ibintu bigiye bitandukanye, na oxygene iba mu maraso, ndetse umwuka wa oxygene wa mu maraso, ndetse n'intungamubiri zitandukanye ziba mu maraso, isukari, imyunyu, utuntu twinshi tuba mu maraso. Rero umutima utanga zo oxygene n'utwo turemangingo binyuze nyine mu maraso utanga mu mubiri, mu bice bitandukanye by'umubiri binyuze mu maraso utanga. Akamaro ka gatatu rero k'umutima ni ugukuramo imyanda mu ntuzi. Hari imyanda iva mu turemangingo, nk'imyanda irimo carbon dioxide, wenda carbon dioxide sinzi ko nayisobanura mu Kinyarwanda, ikawereza aho igomba gukurwamo, ikuramo imyanda. Wenda urugero nko mu maraso, amaraso umutima ni wohereza ahantu, niba amaraso yanduye arimo carbon dioxide, umwuka mubi wa carbon dioxide cyangwa carbon dioxide, umutima niwe wohereza ahantu mu cyumba runaka cyangwa se muri organe runaka, igomba gukuramo uwo mwanda igashyiramo, nyine ikawukorera isuku tu, igacleaninga, tubyite ku cleaninga. Umutima niwe uri responsible kuri ibyo bintu. Ikindi, umutima upompa amaraso ajya mu bihaha kugira ngo abone oxygene. Amaraso ava mu mutima afite umwuka wa carbon dioxide, akajya mu mihaha agiye gufata umwuka wa oxygene. Ako kazi kose gashinzwe n'iki? N'umutima. Umutima niwo woherezayo ayo maraso. Ayo maraso yavuye mu bihaha rero ari mazima, hari n'usanga umubiri yakeneye ujya mu bice bitandukanye by'umubiri, ariko direct of course nyine ntago ahita ajya mu mubiri ako kanya hose. Rero umutima niwo ushinzwe kuvana amaraso harimo carbon dioxide ukayajyana mu cyumba cyangwa se mu gihaha kugira ngo afate umwuka wa oxygene, cyangwa se kugira ngo ayungururwe abashe kuba meza. Abafite iyo oxygene igiye kugendera amaraso arimo oxygene agiye kugenda arajya mu bice bitandukanye by'umubiri. Ikindi, akandi kamaro k'umutima ni ugufasha kugenzura umuvuduko w'amaraso binyuze mu gupompa nyine ayo maraso. Sinzi niba wenda making sense, ariko umutima ubasha gukontorora cyangwa se ubasha kugenzura umuvuduko w'amaraso. Niyo mpamvu iyo umuvuduko w'amaraso wabaye hejuru n'umutima urarwara. Sibyo? Umuvuduko w'amaraso wabaye hejuru, umutima nawo urarwara. Ibyo ni ibintu bisanzwe, ni ibintu twese tuzi. Ikindi, umutima ushinzwe gutwara amahormone, kubera ko ufata ushinzwe gutwara imisemburo cyangwa se hormones n'ibindi binyabutabire bikageraho bikenewe nyine binyuze mu maraso, ugenda uratembereza mu bice byose by'umubiri bikagera ahantu hose bikenewe. Ikindi, umutima ufasha ubudahangarwa bw'umubiri, kubera ko umutima nyine wohereza ayo maraso, umutima nyine utwara ayo maraso ukajyana mu turemangingo dutandukanye. Kandi ikindi nyine mu maraso habamo uturemangingo turwanya indwara cyangwa se tubita white blood cells. Rero
umutima nawe ufasha nyine ubudahangarwa bw'umubiri cyangwa se ufasha immunity y'umubiri. Ikindi umutima ukora ku mubiri wacu ni ugufasha kugenzura ubushyuhe bw'umubiri, kubera ko kuko nyine ayo maraso ari kugenda mu bice bitandukanye. Niba ayo amaraso ari buze kugira amaraso nyine umutima ugenzura ubushyuhe bw'umubiri binyuze rimwe na rimwe nyine binyuze ariko ntabwo ari rimwe na rimwe binyuze mu maraso. Ubushyuhe buri mu maraso umutima urawugenzura. Ikindi umutima ushinzwe ni gutanga amaraso ku ngingo zose z'umubiri, kugira ngo rero wenda urugero nko kugira ngo zikomeze nko gukora neza ingingo zigiye zitandukanye, harimo ubwonko, harimo umwijima n'impyiko, byose umutima urapompa amaraso agakwira mu duce byose. Tubona akamaro none k'umutima, kandi akamaro k'umutima no gukomeza ubuzima bw'umubiri wose, kuko iyo umutima uhagaze cyangwa se uhagaze nko gupompa amaraso, urugero izindi ngingo zitandukanye zitangira kubura oxygene, n'ubuzima bukaba bwahagarara kandi ubuzima buba buri mu kaga. So ndakeka ari ibyo wamenya ku kamaro k'umutima. Aya n'amakuru mbanakuye kuri Mayo Clinic and World Health Organization. So n'amakuru yizewe, aka n'akamaro k'umutima. Ndizera ko wanogewe no kumenya kandi wamenye n'impamvu ugomba kurinda umutima wawe. So nibi nakuganirizaho bakoze ikiganiro, ya thumb up, likinge, sharing ku bandi, commenting, then subscribing. What are you waiting for? What are you waiting for? What are you waiting for? You subscribe, dude. I deserve it. I deserve it. Like for real, I deserve it. Subscribing. Ariko no subscribing kugenda ugiye subscribe unagaruka urebe utundi tuganiro tw'ubwenge ku buzima barateguye, sibyo? Umukobwa akora akazi gakomeye, broski akora akazi gakomeye, akora akazi gakomeye. Ariko gukora ubushakashatsi, uzi kwirirwa umunsi wose ari gukoresha mashini cyangwa se telefone, uri kuva ahantu hamwe ujya ahandi, urebe ko bisa, urebe ko ari ibyo, urebe man, ni akazi katoroshye. Rero hari abantu bashobora kubwira ati yarabyuka akicara akaza akabivuga, nibyo mba nateguye, niyo mpamvu mubona mba nicaye ndi gusoma, mba nateguye. Ntabwo zanonje gufeka ibintu, njye ntabwo nsoma kuri ChatGPT, njye ntabwo nsomesha ChatGPT. Ngiye ibi ni ibintu mba niteguriye, ngewe ndabyuka niba ari topic runaka, I jot it down, man. So subscribing, I deserve it. Musharing ku bandi abantu mubikora mubikuye ku mutima wanyu, ntawe byana nababwiye. Imana ibahe imigisha myinshi. So